Bakunzi bagasobanuye mumeze mute? Aka gafilime kitwa Be Kind. Bakwereka umugabo yari arimo kugenda asanga umudamu wigize nk'utwite yataye amafaranga amufasha kuyatoragura, kumbe umudamu yamucomoye amafaranga ye yari afite mu gikapu. Umugabo amusubiza amafaranga yishimye n'umugore amushimira ati thank you, you are so kind, urakoze cyane uri umuntu mwiza. Kumbe amafaranga yari amusubije yari aya fake, ayajugunya muri puberi. Umugore mu kubona umugabo arenze, kumbe yari yabeshye nk'utwite ahita apfa muri gipurizo, ahita agaruka ahinduka umuntu usanzwe. Urabona ko ari amayeri yari yamutekeye, ariko wa mugabo bari bamaze kumwiba we amafaranga yari afite muri bage. Bikomeza gute? Agakuru gakomeza tujya kwa dogiteri uyu mukobwa, ariko aramubwira uko byagenze. Dogiteri abwira dogiteri ati nshaka surgery. Surgery niba mubizi ni ukubaga inda no kubaga umuntu. Hahita hinjira undi muntu, arebye neza asanga ni wa mugabo yibye amafaranga. Uyu mugabo yari aje kwa muganga azanye umukobwa we nawe ngo bamukorere surgery, bamubage bamuvure. Mu by'ukuri umugabo mu kujya gushaka muri bage amafaranga yari afite arayabura. Wibuke ko yibwe na wa mugore wijijishije abeshya yuko yari umuganga, abeshya ko yamufashaga. Muganga aramubwira ati niba ari nta mafaranga genda uzagaruke, ibyo tuzabikora ikindi gihe. So umukobwa we aramubwira ati dadi humura wirakara twigendere. Umugabo n'umwana niko basubiye inyuma, bose baragenda. Ubwo gahunda bari baje kurebera muganga ntabwo yari kibaye. Aramubwira ati nubona amafaranga uzampamagara, ariko nataye amafaranga yari ari muri amvirope yanditseho ngo for Stephanie, ibya Stephanie, aya Stephanie. Umugore mu kureba muri amvirope yari afite asanga niyo koko. Agira ubwoba abwira muganga ati so ntabwo nari nzi ngiye kuyabara. Urabona ko yari asa n'ubiziranyeho na muganga. Bose bakoraga buriya butiriganya. Bakiri aha umugabo n'umwana barahingutse. Umugore ahita atsimba amafaranga kure. So aramubaza ati what about, wabamboneye umuntu bita umuntu wabantwaye amafaranga? Ati no, ntawe nabonye. Ati amafaranga yibwe n'umudamu wari usa nkaho atwite. Ati ntawe pe, nta muntu nigeze mbona. Bikomeza umugabo ashoberwa. Kumbi nucunga gatoya, umukobwa wa mugabo yahise agera aho ngaho. Wa mugore mu guhakanira umugabo, akana ke gato kahise gaterura ibitabo wa mugore yaratsembye amafaranga, karabitwara kabisubiza nde, karabijyana. So wibuke ko byari birimo akabage yakoreshaga mu gusiga amabara. Dukomeza wa mugore yumiwe yabuze icyo akora kuko bari bamutwaye iki, ya mafaranga ya nyayo. Umugore ahise agaruka kwa muganga, niko gufata imyenda y'abapuranto arayambara yigira muganga. Asanga kuri serivisi haje wa mugabo kwivuza we azanye ka kana ngo bavure. Umugabo amaze ati buretse kuva ryari abapuranto? Umugabo yahise abaza wa mudamu ati kuri umukirina kushinzwe isuku kuva ryari abashinzwe isuku aribo basuzuma abarwayi? Ati nibyo munyihanganire, ariko nahoze ndi umukirina, ariko nahoze mbyifuza, nahoze niyumvamo kuba umuganga. Ati agakobwa kabwira papa kati mwibabara mwirakara, ati dore ibitabo byawe wari wataye cya gihe turi hanze, nabitoraguye wari wabihataye. Ati urakoze mukobwa mwiza, thank you sweet heart. Dukomeza aho umukobwa yahise agaruka, papa we aramushimira ati good girl, umukobwa mwiza. Ubona ko wa mudamu w'umujura wari wijijishije yahise asubirana ibitabo bye, arishima ati finally birangiye amafaranga yanjye nyagaruye. Ati noneho meze neza ndi mwiza. Arishima cyane. Yagarutse kwa muganga rero, aho muganga yari yaje kubisha muganga ngo amukorere surgery, amushyireho amabere yo kujijisha, amukorere n'inda y'impimbano. Bari aha ngaha muganga ariko aramubwira ati mbere yuko rero tukurekura, katubanze dutesitinge neza turebe ko umeze neza.
ya mabere y'amahimbano ahita ayaturitsa atwara udupirizo ntabwo yari aya nyayo. Baramubwira ati bityo rero amafaranga y'amahimbano wihaye kujya kwibubesha abantu ngo uratwite ngo ufite n'amabere uri umudamu, ni aya mahimbano ntabwo yari aya nyayo. So mbere y'uko ugenda ya yandi ya nyayo twayatubuye. Umudamu yararakaye cyane aravuga ati ni ibiki mwankoze? So umukobwa aravuga ati amvirope yari irimo amafaranga twayivanye muri bage akoresha atwaramo amakureri yo gushushanya. Aravuga ati ni ibiki mwambeshe ngo mwari mwambaze? Bati oya, twari twagukoreye icyo twita, ntabwo twari twakubaze, twari twagushyingije gusa. Ati ariko hejuru y'ibyo ugomba gusubiza amafaranga yandi yose watwaye, polisi niko kumwambika amapingu, jya gusobanura wowe. So isomo ry'umunsi rero iyi filimi gusigira ni uko ndyaryimbwa n'indyamirizi, ubwenge bwamenywe na bose kandi ubwenge buza ubundi bwenge. Wibwira gukora ikintu mu ibanga, kumbi uri kurafatwa mu ibanga n'ubundi. So jya wirinda ko ubwenge bwawe buvumbugwa, jya wirinda ko ubeshya, kumbi ibyo uri kubeshya ari amateshwa bizwi. Jya uvugisha ukuri, be kind, uba umuntu muzima. Urabona yuko uriya mugabo byarangiye n'ubundi avumbuye iriya ndyarya y'umudamu. Subscribe kuri iyi YouTube channel. Thank you.